neza mwaramutse nanone bakunze ibinimba ya Ravi. Igitondo cyiza kuri babandi mwese mwari mukumbuye kumva ijwi ryawe. Nongeye kubifuriza umunsi mwiza, umunsi wa Mariya di. Abantu bizihiza umunsi wa Mariya muze kunyandikira muri comment ngo ubundi umunsi wa Mariya ni isabukuru, ni iki babyita bate? Njyewe oya mbizi. Reka twigarukire rero twe kujya kure y'ukuri, tugaruke muri sinema nyarwanda. Uyu munsi wa none sinema nyarwanda zikomeje kugenda zifasha benshi mu guhinduka, mu guhindura imyumvire, mu kugenda biteza imbere, mu kugenda bumva ko hari icyo bashobora kugeraho, hari icyo bashobora kureka bakagera ku kindi. Hari iyatubereye ishuri rero ikomeje kwigisha abatari bakeya uburyo ubuzima buhinduka, wari wishimye akababara, wari ubabaye akishima, uwari ubifite byombi akamenya kubimanaginga. Uyu munsi niyo bita intimba ya Ravi. Ndabararikira rero kudakuraho wumva ikiganiro cyose, ubundi twibanire hano kuri Win Entertainer. Niho honyine ukura amakuru y'ukuri y'ibiri usohoke kuri intimba ya Ravi. Reka twanzikire ahangaha rero, wowe utarakora subscribe akaba ari guhuye nanjye, hera ko nonaha ukore kuri subscribe ubundi utere agatebe tuganire. Aha bikubera byiza iyo ufunguye ukumva ikiganiro gitangira kugeza gisoje, kuko duhera ku makuru y'ibyaranze umunsi w'ejo tukaza gusoreza ku biri busohoke ku isaha ya saa yine uyu munsi. Ntucikwe rero, umunsi w'ejo Ravi murabizi neza arishimiye ko se yakennye, ariko se biyayo bari bohereje gushaka ibiryo mu gikoni ntabwo ari bugaruka agahitana umuntu. Ntucikwe ni hano rero nje nkakubwira ngo biyayo ubundi yagarutse arakaye cyangwa yagarutse yishimye. Mu by'ukuri cyajyanye biyayo ntabwo yari agiye gushaka ibiryo cyane, yari ahunze kuko bari batangiye kumubwira ibya Keza, kandi ikigaragara Keza na biyayo ntabwo bakiri kumwe. Keza wacu yari igihuha ngira ngo yahise aburirwa irengero. Biyayo rero yaragiye nyine nk'umuntu ugiye gushaka ibiryo, aranabibura, agarutse agarukanamo utuntu dukeya. Murabizi ntabwo ahantu hari ababyeyi cyangwa abakobwa bajya barya ngo basiga inkono irimo ubusa. Simuyite inkono cyangwa muyite isafuriya, simbizi, buri wese n'umuco we. Byarakomeje ariko biyayo kwihangana biramunanira, bitegereje ukuntu mama Ravi amubeshye agahita anahunga. Ahera ko aravuga ati ngiye kubwira Ravi ukuri ko Shema atamwanze. Ibaze nk'inkuru bari kubwira Ravi, kandi Ravi ibintu byose yamaze kubimenya. Murabizi nubwo ataramenya nyine iby'ubukwe, njye ndibaza umunsi yamenye ko Shema afite ubukwe, ese azabyakira butahe? Ariko rero nkiri ahangaha, papa Shema ubundi uwamubwira agakina ari gukina, nubwo tutaramenya ngo afite iyihe ntego, akagashyiramo na Ravi. Ravi ni umukobwa w'umunyabwenge, Ravi yamwumva ko Ravi akunda Shema bya nyabyo. Ufashe Ravi Aline azi ko yishe, kandi dufite n'amajwi, murabyuka ko Claudine afite amajwi. Aline yiyemerera ko ka gatindikazi yakaburishije. Ubwo se nimwumva ijambo kuburisha icyo yakoze? Kandi koko Ravi nta muntu uzi ko akiriho uretse twebwe na Manzi wamaze kubimenya. We wari ubirimo nyine, wafashije Ravi kuba yagera kwa muganga no kuvayo n'iki, na Shema waje kubimenya nyuma. Mu by'ukuri ndababwiza ukuri, iyi game bayishyizemo Ravi bakamubwira byose, noneho kuri wa munsi w'ubukwe na Ravi akaba hari, akinjirana na papa Shema bazi ko bombi babishe, bakabona baraje. Noneho byaba ari faya kabisa. Iyi mpano Claudine asabye Shema se ko yasaba minisitiri, muratekereza minisitiri ari buze kumwemerera akayimuha? Ese koko Shema araza kuyimwaka, cyangwa biraba iby'ikiganiro cye na Claudine birangiriraho? Ibaze Shema abashije gutobora akabwira minisitiri ati wansabye kukubwira impano, wampa amafaranga turayafite, ibintu turabifite, inganda, amazu, ibibanza, ibintu byinshi, ariko ndashaka impano imwe pe ku munsi w'ubukwe bwanjye. Ibintu byose uko ubishaka bizagenda uko ubishaka, ariko umpe papa. Ndareba mu maso ya minisitiri ukuntu yakitwara. Ese mama yamukura he? Kaho bari baramufungiye twamaze kumenya ko amaze imyaka 15 atakibayo, ko mu Bubiligi bavuga ko ari atakiriyo,
ko twamaze kumenya ko ari mu Rwanda, ari iruhande rwacu. Murabyibuka ko ari muri hoteli iri hafi y'iwabo wa Shema, hafi cyane. Basohoka mu rugo bareba, bakinjira bareba. Imodoka ihaparitse, yihaparukuye, byose babirebera mu idirishya rye, murabizi. Niba utabizi rero subira mu bice byabanje tukibona papa wa Shema uko yajyaga areba, tutazi ngo ninde muntu uri kureba, byose arabizi. Muhungu wacu yigize maneko. Ibaze ko n'uruganda twemera mu gihugu ari urwa papa wa Shema, ariko uyu musaza ahishe byinshi. Hari igihe umusaza mu kimanga pe, ubundi kuki nsigaye numva ntari kwizera imipango ye? Kuki adasangiza abahungu be amaze kubona ko ari abizerwa imipango ye? None se kubera iki afite ibyo arimo arabahisha? Nk'uru ruganda ari gukurikirana ngo n'urwe, yakabaye arubwira Shema nawe akumva ko ari kurwanira papa w'imyaka yose batabanye, akajya kubaririza iby'uru ruganda abizi neza ko ari urwabo. Ariko ibaze ko ari koherezayo undi muntu utari uwabo gusa ngo ni inshuti. Wa musaza we, tumenere ku mabanga ye, gahunda ufite n'abantu uri gukoresha uko bangana, kuko njyewe ntago ndi kugushira amakenga. Abumva ko umunsi w'ubukwe wakihuta nk'uyu munsi bagahita batwereka ubukwe. Nimuze kugenda mutabaye comment. Njyewe ndashaka kuzareba imyenda ubundi kanzu Aline azaba yambaye. Iyo kanzu iba mu Rwanda, iba hehe? Ntabwo ntekereza ko iyo kanzu nenda hari umuntu urayambara nk'uko yabyivugiye ngo ashaka ikanzu ya wenyine. Sintekereza ko agatimba azaba yambaye kazaba gafite irindi bara. Mu by'ukuri ntababeshya, Aline n'ukuntu muzi n'ukuntu yitwara, njyewe nakamwambitse agatimba k'umutuku, noneho n'ibizabera mu kirori cye, agatimba k'umutuku niko kamubera mu kirori cye. Ntimuze gucikwa ntimuze gucikwa. Wowe utarakora subscribe, ongera utere amaso hejuru hano hari akazogera, ukore subscribe, ubundi ujye ubana nanjye hano 5/5 impande zose z'isi. Ndabizi ko buri wese ubasha kumva ururimi mvuga ntago yakumva Winning agenda atarangije ikiganiro yakoze, kuko kirimo ubwenge. Noneho reka twinjire mu kiganiro cy'uyu munsi, amakuru y'uyu munsi uko biriwe byifashe. Cyangwa umupango wa papa Shema ukore, kuko ntago dushaka kubona Aline yitwa umugore wa Shema. Rwose nahanjye ndi mu ikipe idashyigikiye Aline. Aline yakabaye umugore mwiza, yakabaye umukobwa mwiza, ariko kuva aho yazaniyeho ibintu byo kuroga n'ibiki ntago nkimufana pe. Manzi aragira ati ubu se nibamuvumbura natwe reka dushake plan B icyo tuzakora. Ubundi Manzi ndagufana pe, iteka ahorana plan B, nako banza agira na plan nyinshi, yewe sinjya mumenyera. Ganza mu bitwenge byinshi yamaze kumenya ko mukuru we atari yararozwe, ariko nanone aragira ati ni iki kintu wakoze, ni icyo ugamije? Ese ko nshimye ibyo wabigezeho, unabishaka no kubikora, papa azaboneka ati njyewe nkeneye papa. None se koko ugiye gukora ubukwe papa ariho ari muzima adahari? Bakunzi b'Inimbaravi, nanjye iki kibazo mpora nyibaza. Ese koko bazemera kumushakira undi musaza yicare yemere kandi azi aho papa we ari? Aha ni kuri Winning Entertainment, ntimucike, ibibazo n'ibisubizo biba bihari kandi byose biba bihabereye igihe. Katugarukire mu rugo rwacu rw'abakomediye mu rugo rw'abakomediye bacu, ubundi niho honyine umuntu agera kumva umutima uratuje kwa Mama Ravi. Nyuma yo kwirukana Neira, ariko nubwo Mama Ravi atangiye gutekereza kumugarura, ndumva njye atari igitekerezo cyiza. Neira nibyo muri uru rugo arisanzura, twamaze kubimenya ko aba afite irungu, afite ibibazo, aba atabayeho neza kubera kuba wenyine. Ariko se muri uru rugo umwana w'umukobwa ujya aho kabaye kwa nyirabukwe akamaraho igihe kingana gutya, akatura yendoza ko ari ugutura, ubundi ubwo uwo mugabo aramutse atamushatse, iyo depression yazayikira? Uwo mugabo batabanye se
yarahaye ubuzima bwe bwose kwa nyirabukwe yazabaho ate mu minsi iri imbere? Oya, iki gitekerezo wahisemo cyo kumwirukana nicyo, umuretse ubanze umuhe kwitekerezaho, utekereze Manzi abanze agaruke, ubundi ubanze uganire na Manzi wumve niba koko agitekereza uyu mukobwa, naba agitekereza uyu mukobwa mubashyingire, apana kuza kwicaraho, njye ntabwo mbishyigikiye. Ese koko mama Shema azi neza aho umugabo we akiri? Ko yemereye muramukazi we ko ubukwe niburangira azamutwarayo. Bigaragara ko mama Shema amakuru ye yose aba yazi kandi ayakurikirana, ariko ntabwo aba ashaka kwerura ngo abivuge. Yodisi nawe ngo aramukumbuye. Biyayu uri bon appetit koko. Umunsi w'ejo amabyuka ko Biyayu yashakaga kunywa agacyayi na karindazi kamwe ka ravi, ariko mu by'ukuri baje kumwicaza baramuganiriza. Mado asigaye amaze kumenya kuganira atuje adatongana, amwibutsa ko yanyweye igikoma yariye n'irindazi rye, ariko Biyayu ntabwo aba yahaze pe. Bajye bagerageza mu muhe ahage niba bihari, mu gihe bidahari rega Biyayu nawe n'umuntu mukuru ajya atuza, kuko arabizi neza ko hano ibiryo bitahahora, aranabizi neza ubushobozi uru rugo rufite. Niyo mpamvu uru rugo arukunda, ariko kurya agahaga byarananiranye.